aya makuru akomeje kuvugwa hirya no hino hatandukanye nkuko birimo bigaragara hirya no hino bikomeje kuvugwa ko abarwanyi ba AFC mu 23 bakomeje kuva mu bice bitandukanye bari barafashe. Wakwibaza kubera iki M23 iri kuva mu bice yafashe, yaba ari ihe mikino iri gukinwa muri uyu mwanya? Aha rero urujya n'uruza rw'abarwanyi ba AFC 23 aha rwagaragaye muri iyi minsi itambutse uko iri kugenda itambuka ni mu duce twinshi cyane two muri teritwari ya Warikare iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri Mijenje na Mpetu, ni muri grupoma ya Kisimba, ndetse no mu duce twa Kanune no muri grupoma ya Ikobo. Nkuko rero amakuru aturuka hirya no hino agera kuri actualité.cd abitangaza ngo uru rugendo rero rwa mbere rw'inyeshyamba n'ibikoresho byabyo rwagaragaye ahitwa Mijenje na Mpetu. Aha rero ni mu gace ka Banakindi Ikarembeho. Noneho abatanga buhamya bavuga ko babonye aba barwanyi bagenda, bamwe nyine mu modoka abandi n'amaguru. Amakuru ava rero mu nzego z'umutekano n'inzego z'ubutegetsi yemeje ko aya makuru banagaragaza ko aya makuru ari nyayo, mu gihe kandi binavugwa ko hari abarwanyi bake cyane basigaye mu duce twavuzwe haruguru cyangwa se M23 yagiye ivamo. Uku kandi kwimura ingabo kwavuzwe muri Kanune no muri grupoma ya Ikobo, nkuko nyine amakuru aturuka mu nzego zibanze n'iz'umutekano avuga. Inyeshyamba zavuye muri uyu mujyi nyuma ya saa sita zerekeza ahitwa Miriki, ni mu gace rero kegeranye neza na Ruberu cyangwa se Rubero. Aha rero AFC 23 yaha hereye nyine ivana ingabo mu bice bimwe na bimwe muri iyi minsi ishize. Uko niko M23 ivyiyi M23 kugenda bahakura ingabo byaba bifite icyo bihatse, nkuko bigenda bigarukwaho cyane. Mu yandi makuru nababwira nuko ubu tuvugana Perezida wa Afrika y'Epfo yatangaje ko cyangwa se yaje gutangaza ko ubutumwa avuga ubutumire Perezida Cyril Ramaphosa yari yarahawe bwo kwitabira inama ya G7 arero izabera mu Bufaransa ahangaha muri Kamena, bwateshejwe agaciro bitewe n'igitutu cyakomeje gushyirwa ho na Amerika. Ubufaransa rero bwatangarije Afrika y'Epfo ko nyine iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kwirinda ko umwe mu banyamuryango bakomeye cyane wa G7 atazitabira inama kuko hari ibimenyetso ko Amerika ishobora kwanga kuyitabira. Ubu butumire rero nyine bwari bwatanzwe na Perezida Emmanuel Macron wa ndetse mu nama ya G20 rero yabereye i Johannesburg umwaka ushize. Bije rero nyuma y'amezi menshi cyane umubano hagati ya Afrika y'Epfo na Amerika utifashe neza bitewe n'ibibazo bitandukanye birimo ikirego cyane cyaje cya jenoside Afrika y'Epfo yareze Israel, ndetse ibirego cyane byigeze gutangwa na Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko abanyafrika y'Epfo n'abazungu batotezwa nubwo nyine Afrika y'Epfo itahwemye kubihakana. Umuvugizi wa presidence cyangwa se presidence ya Afrika y'Epfo bamwita Vicente Magwenya yavuze ko umuhate wo kohereza kongera kuzahura umubano wa Amerika ugikomeje, kandi ko umubano w'Ubufaransa ugikomeye, kandi ko utazahungabanywa no gukurwaho kubwo butumire bwo kwitabira inama ya G7. Reka tuve kuri iyi nkuru mbabwire yuko mu yandi makuru akomeje kwibazwaho cyane, naho nyine u Rwanda rwabwiye akanama k'umuryango w'abibumiye gashinzwe umutekano ko kurandura umutwe wa FDLR ugamije gutera u Rwanda ari ngombwa kugira ngo
amakimbirane arangire burundu mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi Martin Ngogaye yerekanye aho nyine u Rwanda ruhagaze kuri uyu munsi, agaruka cyane ku minsi uko iminsi igenda yicuma, agaruka ati mu biganiro yatanze ni mu butumwa nyine bwagarutsweho ku mbuga nkoranyambaga, aho bavuga ati amahoro muri Kongo cyangwa se muri DRC MONUSCO, aho nyine yavuze ko Kigali ishigikiye ibisubizo bya politiki, ariko akabona ko FDLR ari ikibazo gihoraho gifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. aho rero Ngoga yagarutse avuga amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari u Rwanda rwayateje. Avuga ko rero yavuze ko ingengabitekerezo y'uyu mutwe itigeze ihinduka kandi eko nyine igomba gusenwa hamwe n'imiyoboro yayo yose. Aho ngaho ni mu bijyanye n'ibyo byose bivuga. Reka ngaruke kuri iyi nkuru irimo ivuga ko urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwaburanishije rero ahangaha rwari ruri mu kagari ka Bugyuyu ni mu murenge wa Muyumbo ni mu karere ka Rwamagana. Aha byagarutswe cyane muri iyi minsi itambutse, rwaburanishije mu ruhame urubanza ubushinjacyaha buregamo umugabo w'imyaka 50 y'amavuko ukurikiranweho kwica umugore we ndetse n'umukobwa we n'uwo mugore. Umukobwa we w'uwo mugore nyine w'imyaka 3 yatahanye muri urwo rugo. Bivuga ko uyu mwana yamutahanye muri urwo rugo atari yaramubyaranye n'uyu mugabo. Umugabo ati rero uyu mwana ndetse na nyina bose bagomba kugenda. Icyaha rero akurikiranweho cyakozwe hari ku itariki ya 12 Gashyantare 2026 ubwo uregwa yicaga aba bombi imirambo yabo akayitaba mu ishyamba, ari naho yaje gusangwa nyuma yo kwica aba bombi. Mu rubanza uregwa kandi yaburanye yemera icyaha, nasobanura ko icyatumye yica umugore we ari uko nyine yamubajije amafaranga 500 yari yamuhaye, yayamwaka rero akamuha 100 gusa andi akayamwima. Anasobanura ko kandi impamvu yishe umwana w'uwo mugore ari uko yatekereje ko atazashobora kumusigarana ngo amurere. Urukiko rero rumaze kumva ikirego cy'ubushinjacyaha n'uregwa, rwafundikiye rero cyangwa se rwaje gupfundikira burundu iburanisha rishyira isomwa nyine ku itariki ya 27 aha z'uku kwezi. Aha rero saa 8 mu minota itambuka nibwo baza kuba barusomye. Icyaha uregwa akurikiranweho giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68 yo ku itariki ya mwaka 2018 ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Nikimuhama rero arahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Reka mbabwire ngo aho muri hose abadukurikira kuri Ayo TV live Gende Jean Chrysostome HABANABAKIZE jya ugerageza ubanza ukande subscribe kandi like ujya unakora na share, birashoboka cyane ushyireho na comment zawe kuri aya makuru aba yihuta agezweho arimo avugwa hirya no hino hatandukanye, n'amakuru abantu benshi aho muri mutambuka mugenda mu kazi kanyu mu buzima bwanyu bwa buri munsi abageraho. Reka mbifurize mwese aho muri gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza mu kazi kanyu, abari gushaka ubuzima n'imibereho. Gusa muri iyi si amateka ari kugenda agarukaho cyane cyane abagore bakomeje gusabwa kwihatira kujya mu buyobozi bw'inzego zibanza aho bakiri bake cyane. Yabariye impamvu abagore batinjira muri izi nzego zibanze. Umugabo n'umugore bagwiriwe n'urukuta bikekwa ko rero barimo gutera akabariro ni mu karere ka Rubavu nk'uko bigaragara. Nahoze ndeba mu bitangazamakuru byagarutsweho kuri iyi nkuru. N'umugore bivuga ko yari aryamanye n'umugabo Utaruwe, bagwiriwe rero n'urukuta barapfa. Abaturage bavuga ko basanze bambaye ubusa ku buryo nyine hakekwa ko bagwiriwe n'uru rukuta bamaze gukora imibonano mpuzabitsina. Urwo rukuta rero rwanagwiriye kandi umwana muto w'uwo mugore nawe arapfa. Bari bari kumwe aho ngaho ubwo uyu mugore yakuragamo umwana agira ngo abanze akemura ibyo yararimo
aho muri ibyo byose yakoraga ni muri umudugudu wa Rebero, akagari ka Rwaza, ni mu murenge wa Rwezamenyo. Aha rero abahatuye bavuze ko umugore wari usanzwe nyine abana n'umwana muto cyane wagwiriwe n'uru rukuta rw'inzu babagamo. Ni ku gicamunsi cyabanjije muri iki cyumweru turimo dusoza. Abaturage bavuga ko kandi bababaye cyane, bakuraho rero amatafari yari yabagwiriye, bagasanga uwo mugore yaragwiriye wenyine n'inzu, aryamye mu gituza cy'umugabo, bambaye ubusa bose. Nk'uko bigaragara rero, umwe mu bari bahari ati twahageze dusanga abantu itaka ryabarengeye bose, amatafari abariho hejuru twamaze kubakuraho amatafari, dusanga nyine bari biyoroshe ishuka. Tumaze nyine kuyakuraho dusanga uburyo bari baryamye, bari bamaze nyine gukora ibikorwa cy'umugabo n'umugore, ariko uko nyine bari baryamye ni nako bapfuye, uko nguko ni nako byarangiye. Avuga ati nta kwiyambura kwabayeho, kuko nyine umugore yararambitse umutwe mu gatuza, umugabo afashe umugore mu mutwe. Nuko nyine twabasanze, twahise nyine tubafata, tubakuraho, turabatandukanya, turaborosa, uko nguko tubashyira mu mashuka, tubapfungiramo nyine. Ubundi duhamagara ubuyobozi. Umwe mu baturage yagarutse aganira n'itangazamakuru ati hano ejo imvura yaraguye, tubyutse twumva baraduhamagaye ngo inzu yaguye. Twaragiye dusanga yaguye, igwa ku bantu batatu, umugabo, umugore ndetse n'umwana muto. Abagabo baratabaye, barabataburura, babageraho, ari ubwo nyine abayobozi nabo baraza bakora ubutabazi nyine bwabo, abaturage badushyira ku ruhande. Umunyamabanga nshingwabikorwa yitwa Uwajeneza Jeannette w'umurenge wa Rugerero aganira n'itangazamakuru, avuga ati yagwiriwe nyine, bagwiriwe ari batatu, barapfa biturutse kubiza. Avuga ati hari abaturage nyine baraye bagwiriwe n'inzu kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa, n'umugabo n'umugore ndetse n'umwana baryamye ku ruhande rwabo. Gitifu Uwajeneza yakomeje abwira abaturage ati abaturage twababwiye ko abantu bafite inzu babona yasomye cyane amazi, kuko iyo nyine wabonaga yarasomye amazi menshi ni ikibazo rero, cyangwa se ukiba bayavuyemo, cyangwa se kuba bavuye muri aya mazu, noneho tukareba aho ibiza byakerekeza. Ibyo uyu mugore n'uyu mugabo nuko byagenze, ubuzima buhita burangira. Kandi nyine bivuga ko uyu mugabo ntago yari umugabo we, ahubwo yari undi nyine, nuko nguko bimeze. Iby'iyo nkuru y'urupfu rwabo bapfuye n'umwana nawe akabigenderamo, dukurikire kuri Ayo TV live. Ushobora no kuduha igitekerezo cyawe. Gusa narababwira ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa nuko Nyagatare abagabo bakubitwa n'abagore, bagaterwa ipfunwe no kurega, kwa kundi umugabo ashobora gukubitwa n'umugore akagira ipfunwe ryo kujya kuvuga ibyo byose. Umugabo yakubiswe. Bamwe mu bagabo rero mu murenge wa Musheri ni mu karere ka Nyagatare bavuga ko bahohoterwa, bagaterwa ipfunwe no kurega abagore babo mu bihe bahohotewe. Bamwe muri aba bagabo batuye muri uyu murenge wa Musheri nibo nyine bavuga ko abagore babo bitwaza uburinganire bagahohotera abagabo, ndetse ushatse kugaragaza ko abangamiwe n'imyitwarire y'uwo bashakanye bakabyita kubahohotera cyangwa se kubahoza ku nkeke. Aba bagabo n'abo bagore ukibaza ngo ninde uzabarenganura? Ese ninde wigiza nkana hagati y'umugabo n'umugore mu gihe hari ibyo bibazo bigaragaye? Ndi Jean Chrysostome, udukurikira kuri Ayo TV live. Reka babwire ngo aho muri hose mwese mbifurize kugubwa neza. Ayo n'amakuru aba ari good trading ari kugenda agaragwaho cyane hirya no hino hatandukanye
ubundi mbifurije mwese kugubwa neza.